Okay. Uyu ni wa ndi nanone number on utanga uduhagaze mu mwanya w'ibanga ati n'urusaku rw'abantu benshi cyane gwumvikana kure cyane ati ufata ukuboko kukiyumvira nkaho kwibereye home ati twese tukiyumvira ko aho ariho tugomba kwibera iteka ati se umuntu bumvuga iki ati se mubwira ati urabeho ati kuko twese inzozi zacu ati twese dushaka kwigurukira ati rero reka dukoreshe iri joro ridutware turicemo mu gihe kidashira ati teka murandeba inyuma ati buri uko ngenda ati gusa aya mateka azabaho iteka ati kandi gusa amarira yacu yose azaburira mu mvura ubwo nzaba ngarutse umwanya wanjye ndi mu maboko yawe ukundi gusa kugeza umunsi uzamenya ko uri the queen of my heart, umwamikazi w'umutima wanjye ati umwamikazi w'umutima wanjye aka karirimbo nkatiye abantu nk'aba Eric ati reka dukoreshe iri joro nidutume rirangira ati tubyina tunasomane mbese tubikore nkaho na ejo dufite ati ese kubera aho tuyaga nk'impeta ya diyama. Okay ati zanibwiye kugera ubwo tuzongera guhura gusa tutita uko biri kure cyane ati aho uzaba uri hose zafunga amaso yanjye uri mu nzozi zanjye ati kandi ndabizi uzahaba kugera kongeye guhura ukundi ati teka murankubona ati teka murandeba inyuma uti buruko ngenda mbese muri make ngema ndeba inyuma uti kandi gusa aya mateka azabaho kugeza iteka ati kandi amarira yanjye yose azaburira mu mvura ubwo nzaba nagarutse mu mwanya wanjye nibereye mu maboko yawe gusa kugeza umunsi uzamenya ko uri the queen of my heart. Ubundi mu kinyarwanda baravuga ati the queen of my heart, bishatse kuvuga ati umwamikazi w'umutima wanjye ati teka zamura ndeba inyuma aka karirimbo nkatiye abantu nk'aba Emma Eric aho ngaho uri abantu nk'aba James aho muri hose kabagereho. All right okay ati gusa kugeza umunsi uzamenya yuko uri umwamikazi w'umutima wanjye ati uri umwamikazi w'umutima wanjye ati imyaka yose byatwara njye ndabizi ko uzaguma uri umwamikazi w'umutima wanjye. Okay kabagereho mwese